Ni Garidiyo yishyiriye. Agatwiko sha nanjye ukampe dore mbona gufatiye agatwiko. Hano barayibgereye pe izina ry'Imana. Hano ngira ngo murabibona ni imvururu abakinnyi bavuga bati ni rouge ndetse na penalty. Baravuga bati niba utanze penalty tanga na rouge. Emery Bayisenge bamuha ikarita y'umutuku tayari. Jena amaze kuyibona hano. Dore ngiyo ikarita y'umutuku igiye guhabwa Bayisenge Emery. Reka turebe. Ikarita y'umutuku nabonye yamaze gukora ku mufuka w'inyuma. Uwitwa Bati na rouge irimo. Bati ni penalty. Bati ariko na rouge. Yanze. Umusifuzi akamwereka ikarita y'umuhondo. Ikarita y'umuhondo birakomeye. Abakinnyi barayo ntabwo babyumva. Emery ati ntabwo umuntu umwe arinda ngora ku mupira. Nukuri kw'Imana Rayon Sports irarenganye Imana ntitaye uwitwa Kishumuntu ati nubwo nyikunda bati ikipe irarenganye. Reka turebe ko ino scenario Kishumuntu scenario bigenze bite. Urumva yitiranyije ko Garidiyo niwe ukuyemo umupira kubera yahagaranye na Bayisenge Emery bagira ngo Bayisenge Emery awukojejeho ukuboko kandi rwose ni Kwizera Olivier uwukozeho kabisa ahubwo umusifuzi ntiyarebaga neza agira ngo ni Bayisenge Emery uwukujemo ukuboko. Batira hafi akora ikishimo. Dore ngiyo penalty ihagazweho na Byiringiro Rage mwizamu harimo Gishweka Kwizera Olivier. Ndabona Byiringiro Rage asubira inyuma ariko mbere yuko atera ino penalty nkubwira ko ukwizera hardware ariho honyine kuye gukura ibikoresho by'ubwubatsi, imashini zikura amazi mu bishanga, amaponsezi n'ahandi ni mu Kwizera hardware. Byiringiro Rage agenda yitakuma gake asubira inyuma areba umuzamu. Umukino wamaze gufata irangi. Nongera nkubwira ko ikinamba cya mbere ari New Class Kaoshi. New Class Kaoshi nigiye gutera ino penalty. Ikinamba cya mbere kiri hano mu gisimenti New Class Kaoshi. Nayo turi kumwe cyane. Ndamubona umusifuzi atanga uburenganzira bwo gutanga penalty bwo kuyitera. Ndamubona Byiringiro Rage. Igitego cyiza cyane. Byiringiro Rage.
igitego kimwe cya Polisi gitsinzwe na Byiringiro Rage. Igitego kibonetse kuri penalty nziza cyane itewe na Byiringiro Rage. Polisi FC igitego kimwe, Rayon Sport ubusa. Hagati mu kibuga ku rundi ruhande abakinnyi ba Rayon Sport bakomeza gutongana n'umusifuzi babanza gukora uruzeru hagati baganira gace cyane. Machiraha bibutsa ko ekipe ya APR FC ejo yatsinze ekipe ya Sido Kigali, ni ukuvuga ngo itsinda indi hano irahura na ekipe ya Nyamukandagiro yamaze kurangiza ibyayo ibikoresho bya siporo n'ahandi ni muri Hopeline Sport. Niho honyine hano Nyabugogo kwa Kwizera Shop nawe yiteguye kuguha matera nziza cyane. Muri 2026 ibintu ni bibiri. Nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi Kwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo za koshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, ponsezo no zikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri Ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanye ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR 034. Waduhamagara kuri 078819 La Gloire Trading Limited yo nikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero ni muziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje, humidité. Dusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.